nanone tariki ya 19 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 habaye ihicwa ry'abatutsi kuri Paruwasi Mushishiro muri Muhanga. Bariyeri y'abicanyi yari Buringa kuri centre ya Kabadaha mu kagari ka Munazi mu murenge wa Mushishiro mu karere ka Muhanga mbere ya jenoside hari muri komini Buringa. Kuva tariki ya 9 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 mu mudugudu wa Kabadaha naho hari hubatse ibiro bya komini habanje guhungira abatutsi bari baturutse muri komini Kibirira. Mu minsi ikurikira hahungira abatutsi bo muri iyo komini. Burugumesitiri wa komini Buringa yaherekeje abatutsi bose bari bahungiye kuri komini Abajyana Kabgayi. Nyuma yo kubahungisha wari assistant burugumesitiri Ntabashwa Yohana ari nawe wayoboye ubwicanyi bwakurikiyeho. Aho rero hashyizwe bariyeri ikomeye y'abasirikari. Kuva mu matariki ya 10 z'ukwezi kwa kane muri uwo mwaka w'1994 kuri iyo centre ishyirwa kuri moteri yari ihari ya Karamira Froduari. Karamira ni nawe waje gutanga intwaro zakoreshejwe mu bwicanyi bwakorewe abatutsi aho ngaho. Iyo bariyeri yari igamije kwica abatutsi baturukaga impande zitandukanye harimo n'abaturutse Kigali n'ahandi. Kuri iyo bariyeri hiciwe abatutsi bari hagati y'ijana na 180 na 200 bakajugunywa mu cyobo cyari kuri iyo moteri ya Karamira. Ubusanzwe cyari kigenewe kujugunywamo ibisigazwa by'amatungo yabagwaga ngavemo inyama zakoreshwaga kuri iyo moteri. Abakuyemo iyo mibiri basanze imibiri ivanze n'amababa y'inkoko n'ibindi byinshi. Uretse abo batutsi biciwe aho ngaho, hirya no hino muri komini Buringa hari izindi bariyeri. Twavuga bariyeri iri ku biro bya komini Buringa, bariyeri iri muri Munazi, bariyeri iri kuri Sagiteri Nyagasozi, bariyeri iri ahitwa kuri Nyagaku yaguyemo abantu benshi bishwe n'impunzi zari zaraguye Buringa. Hari bariyeri ahitwa Rwigerero hafi y'akagari, indi bariyeri iri Rwigerero ku isoko. Hari kandi bariyeri iri kuri Paruwasi ya Mushishiro yashyizwe n'umupadiri w'umurundi witwaga Nduwabike Jeremy. Bariyeri yari ahitwa Nama Rukaragata kuri Nyabarongo ahitwa mu Karombozi. Hari bariyeri ahitwa Rwasare na Matyazo n'izindi. Izo bariyeri zose zaguyeho abatutsi batagira ingano. Abataraguye kuri izo bariyeri bajugunywe muri Nyabarongo. Bamwe mu bazwi cyane bagize uruhare muri jenoside aho ngaho ni Ntabashwa Yohani wari assistant burugumesitiri, Karamira Froduari, Gasiribanyi Alexis, Munyankumburwa Faustin, Kamonyo Fideli, Mutimura Karaveri, Padiri Nduwabike Jeremy, Depite Major ukurikiye Yezu Jean Damascene, Nyaminani Felicien wabaye burugumesitiri wa Buringa, Sebazungu Cyrille wakoraga muri Electrogaz Kigali n'abandi. Kandi nanone uwo munsi wa tariki 19 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 habaye icwa ry'abatutsi muri komini Kayenze mu duce twa Gitwa,